twongere rero kubasuhuza mwebwe mukomeza kudukurikira kuri Mbere Studio, tubashimira inkunga mukomeza kudutera subscribe, like ndetse na share, tubabwira ko ndetse niba ari comment cyangwa se inyunganizi mwaduha mwajya muzishyiraho kuko turazibona, maze tugakomeza tukabana mu masomo agiye atandukanye. Mbere Studio rero nkuko mubizi zajya bageza amasomo atandukanye ndetse n'ibindi byiza mu gihe cya nyacyo. Ubu rero tukaba tugiye gutangira na twese isomo rya basic computer, aho bamwe basanzwe barizi cyangwa se hari ababizi ariko batari bazi uko bigenda ndetse uko bikoreshwa bimwe na bimwe, ndetse no kuba bakora ikintu kimwe na kimwe bikaba byabagora. Hari abo twabirebanye, abo barabizi, ushobora kubyiyibutsa mukajya mwibuka gutya byagendaga gutya na gutya, ndetse namwe mutanabizi mukagenderaho cyangwa se mugafatiraho mukareba uko bimeze. Ubu rero tugiye gutangira Microsoft Word, aho buri wese ashobora kuyikoresha akaba yakora ibintu bitandukanye mu gihe kigiye gitandukanye. Nuko rero mashini biteye, mashini ziba zitandukanye bitewe n'ubwoko ukoresha, ariko programme twese dukoresha ni imwe. Rero kuri Microsoft Word, kuri mashini nkoresha irimo Windows ya 10, nukwango nimba hano ari start hari uzabona bafite ibimenyetso bitandukanye, ariko twese iyo tugiye gufungura Microsoft Word tuza muri start, noneho tukareba handitse all program, ariko muri Windows 10 biba biriho, noneho tukareba hano handitse Microsoft Office, ngiye nkoresha 2013, abakoresha 2007, 2001 ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Rero ni nkanda hano kuri Microsoft Office, ndahita mbona ahanditse za office zigiye zitandukanye, harimo Excel, harimo za PowerPoint, za Publisher, ndetse nazo tuzagenda tureba. Noneho nkaza nkahitamo hano handitse Microsoft Word. Ukwango rero iyo nkanze kuri Word hahita hafunguka format imeze uku nguku, hahita haza format imeze gutya ku buryo uba washobora gukora ibintu bigiye bitandukanye. Rero ahangaha iyo hari programme cyangwa se hari amadokima wafunguye tuyareba hano handitse recent. Noneho iyo tugiye gutangira project nshyashya cyangwa se gukora document nshyashya tuza hano handitse blank document. Iyo tuhakiritseho rero kuri blank document hahita hafunguka format imeze uku nguku. Nukango rero iyo tugeze hano nibwo tuba tugiye gutangira kwandika no gukora ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ahangaha rero iyo tumaze kuhagera bigenda gute? Iyo tumaze kugera hano tubona amaturuzi cyangwa se udusinye tugiye dutandukanye, kandi buri kose kaba gakora ikintu gitandukanye n'icya kandi. Tuno dusinye rero cyangwa se zino turuzi ziba zigiye ziri mu magroupe agiye atandukanye. Hano hariho home, hano hariho insert, hano hariho design, hano hariho page layout, hano hariho reference. Nukwango buri groupe yose ibigiye ifite tools zayo. Twaba tuzajya tugenda tureba bitewe n'icyo tugiye gukora icyari cyo, tugende tureba izo tools icyo zigiye zikora. Ubu rero ni kwango no muri izo tools cyangwa se muri izo groupe zigiye nazo zirimo utundi tu groupe, nkuko mubibona hano harimo clipboard, hano harimo font, hano harimo paragraph, hano harimo style, hano harimo editing. Ni kwango izo ziba ari groupe nazo zigiye zitandukanye dusanga muri izi tools. Ubu rero tukaba tugiye gutangira kureba ese Microsoft Word ikora gute, tuyikoresha hehe, cyangwa se ushaka kwandika gukora ibintu bigiye bitandukanye ukoresheje Word wabigenza gute. Ahangaha rero tugiye gutangirira cyangwa se tugiye kureba zimwe muri tools ahangaha zigiye zitangira. Nukango rero ahangaha iyo dufunguye Microsoft Word yacu, ikintu cya mbere tuba tugiye gukora aba ari ukwandika. Uretse ko nyine ibyo twandika bigiye bitandukanye, ariko iyo tutangiye kwandika nukwango niba umuntu agiye gukora tableau, niba umuntu agiye kwandika ibintu bitandukanye, twifashisha zimwe muri izi tools. Reka duhere rero kuri font, kuko iyi ngiyi zino zibanza zo muri clipboard tuzazireba twamaze kuri font, kuko haba harimo ibyo twakoreye hano muri izi zindi. Nukwango rero niba ngiye kwandika ijambo ryanjye, urugero nandike Mbere Studio. Ninandika rero Mbere Studio, urabona ko iri ni ijambo ryanjye maze kwandika ahangaha. Nimara rero kuryandika nshobora kurihindura cyangwa se nkarikoresha icyo nshaka ngendeye kuri izi tools mubona ahangaha.
hano dufite iyo bita B, iyo bayita bold, ni igihe tuba turi kwandika ariko tugashaka ko ijambo ryacu rigaragara kurusha ayandi cyangwa se rigaragara cyane. Ni ukuvuga ngo urugero wenda reka duhere kuri iyi bayita font ni ukuvuga ngo ni uburyo bw'imyandikire, n'iyo ushyizeho suri yawe bahita bakwereka izina ry'iyo turuzi ugiye gukoresha. Ni ukuvuga ngo rero font ni uburyo bw'imyandikire aho ushobora guhindura uburyo nanditsemo cyangwa se style igiye itandukanye. Urugero reka nzano kuri font size, akangaka nakongera ingano cyangwa se size y'ibyo wanditse. Mu busanzwe iyo turi kwandika kaba kari kuri 11, rero ushobora guhindura ugashyira kuri 12, 14 na 6 n'8 gukomeza. Ni ukuvuga ngo uko ugenda uhindura niko size yawe ugenda yiyongera. Urugero rero wenda reka nshyire kuri 32, n'icya kuri 32 mubona ko rya jambo ryanjye uko rimeze ryiyongereye size. Nshobora none kongera nkoresheje izi A mubona ku ruhande. Ahangaha harimo increasing font size na decreasing font size. Ninkanda kuri iyi A biriyongera, ninkanda kuri iyi nabwo biragabanuka. Rero dushaka gukoresha imibare ya cyangwa se tugakoresha izi A z'ahangaha. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha kuri iyi ngiyi wenda reka nshyira hano ku ruhande. Ni ukuvuga ngo rero ninjya guhindura font haba hari font zigiye zitandukanye. Rero niba nshaka kwandika muri font runaka uko ngenda mpindura, ubona ko ijambo ryanjye rigenda rihinduka. Nshobora kurekeramo iyi, nshaka gushyiramo iyi ngiyi, ubona ko uko ngenda mpindura niko font zigenda nazo zihinduka bitewe n'icyo ndi gukora. Iyi ngiyi rero bayita font cyangwa se uburyo bw'imyandikire. Gusa ari mashini uzasanga ziri muri Calibri cyangwa se mu yo bita Time New Roman. Ni ukuvuga ngo izo nizo font akenshi ziba ziri mu mamashini. Gusa ushobora gushyiramo iyo ushaka bitewe n'uburyo ushaka kwandikamo ijambo ryawe. Iyindi rero navugaga ni iyi ngiyi bold. Iyi B iyo tuyikanzemo ijambo ryacu rihita rihinduka uburyo byasaga. Kandi nanone kugira ngo duhindure muri Word ikintu tubanza guselectinga. Ni ukuvuga ngo iyo twaselectinze tuba dushobora guhindura. Niba nkanze kuri iyi B bigahinduka, ariko uramutse ukanze utaselectinze ntago nta mpinduka wabona mu ijambo ryawe. Bwanga ikintu cyose dushaka gukora muri Word tugomba kubanza kugiselectinga cyangwa se ikintu cyose dushaka guhindura. Ni ukuvuga ngo rero hano tumaze kureba font size yuko dushobora kuyongera no kuyigabanya, ndetse tumaze kureba na B cyangwa se ariyo bold. Iyi rero ikurikira bayita italic. Ni ukuvuga ngo italic iyo tuyikoresha iyo dushaka kwandika ijambo tukaba twarihengeka cyangwa se twarigarura. Iyi rero nayo akenshi ikunda gukoreshwa mu buryo bw'imyandikire. Iyo umuntu ashaka wenda kwandika wanditse nk'interuro ugashaka kwerekana nk'akajambo gatandukanye, cyangwa se ugiye nko kwandika nk'interuro undi muntu yavuze, akenshi bashyira muri italic. N'ahandi hose wakifuza kwandika ugashyiramo italic naho wakoresha iyi I. Iyindi rero ni iyi U. Iyi U isobanura underline. Iyo turi kwandika ijambo tukaba twashaka kuricaho umurongo dukoresha iyi U. Iyo uyikanzeho ihita ica umurongo kuri rya jambo ryacu. Ni ukuvuga ngo Mirane Studio ubu ngubu iriho umurongo. Niba nanone ushaka gukuramo bya bindi washyizemo uraselectinga, ukongera ukaza ugakandaho. Ni ukuvuga ngo wa murongo uvamo. Niba ari na ya bold nabwo ivamo kuko na selecting. Ushobora gushyiramo bold narangiza na selecting no Studio yonyine, nakanda kuri B, Studio ikava muri bold ariko Mirane ikaguma muri bold. Iyindi rero ni iyi ngiyi ABC iciyemo umurongo bayita strike through. Iyi rero tuyikoresha ryari? Strike through tuyikoresha iyo turimo turandika cyangwa se iyo turimo turerekana ko ikintu runaka tugiye kugicamo umurongo. Ni ukuvuga ngo iyo nyikanzemo ihita icamo umurongo mu ijambo. Iyi strike through rero tuyikoresha ryari? Iyo tuyikoresha iyo wenda tuvuga urugero, umuntu ashaka kukubaza uti erekana ibintu runaka bikenewe mu kazi, cyangwa se werekana ibikoresho bikenewe ariko wenda ukuremo ibyo twaguze.
werekane ibibura. Nuko ngo rero iyo ugiye kwerekana ibibura ntago ibibura bikuramo ukandika ntago wandika ibibura gusa ibihari ukabireka, ahubwo ushobora kubyandika byose maze bya bindi bigiye bihari ukaba wabicaho umurongo wa selecting ukaza hano kuri strike through ugacamo akarongo. Nuko ngo rero barareba ibi birahari ibi ntabihari bakabona kuba babishaka. Nuko ngo rero nicyo iyi strike through isobanura. None nshaka gukuramo akarongo nongera nka selectinga nkakanda ahandi ka karongo kanjye kakaba kavamo. Iyindi ni iyihe? Nuko ngo izindi tugezeho ni izi x mubona ziriho kabiri, nimwe bayita subscript, iyindi bakayita superscript. Nuko ngo rero izi tuzikoresha ryari? Zino tuzikoresha iyo tugiye kwerekana nk'ibintu runaka cyangwa se nk'ingero. Akenshi zikoreshwa nko mu ngero cyangwa mu abbreviation cyangwa mu mpine mu Kinyarwanda. Urugero, niba tugiye kwandika nka metero kare, ushaka kwandika metero kare, twandika kabiri, twandika tukandika na kabiri, noneho twarangiza iyi kabiri tukayiselectinga yonyine, tukaza hano kuri superscript twakanda ya kabiri ikajya hejuru, tugakanda space kuri keyboard yacu, tukongera tugakuramo tukandika bisanzwe ku ruhande. Impamvu dukanda space tukongera tukahakanda nuko ngo iyo utahakanze ugakomeza ukandika ibindi byose bikomereza hahandi hejuru kuko utakuyemo command. Ariko iyo twongeye tukahakanda tugasiga umwanya tukandika, ni ukuvuga ngo bita bivamo, noneho tugakomeza tukandika. Ikindi urundi rugero wenda twakoresha kuri ziriya x, dushobora wenda kwandika nka forma y'urupapuro wenda rwa A4, tukandika A na 4, noneho tugaselectinga 4, twarangiza tugakanda kuri iyi x yo hasi, ni ukuvuga ngo ya 4 ihita imanuka, noneho tugakanda space tukaba twakuramo ya command, tugakomeza tukandika ibindi bikurikiraho. Ni ukuvuga ngo rero zino sinye zanga za x nicyo zisobanura. Hari n'ibindi bintu byinshi ushobora kwandika ukoresheje zino sign. Urugero, wenda tugiye kwandika cent mu nyuguti, mu mpine twandika sa, tukandika na ta na e, noneho iyi t tukayishyira hejuru, turaselectinga t yonyine, tukaza hano kuri x tukahakanda, noneho byarangiza bikajya hejuru, noneho tugakanda space, twarangiza tugakuramo ya komande yacu. Ni ukuvuga ngo n'ibindi bintu bashaka kwandika mu mpine nabwo ni izi nzira twabishyiramo. Dushobora kwandika SOD, wenda nk'abantu bazi ibintu bya gaze, SOD ni bya gaze, noneho kano iyi kabiri ibiri hasi tukayiselectinga, tukaza hano, twamara kuza hano ikajya hasi, noneho tukaba twasiga space, kongera tugakuramo ya komande yacu, tukaba twakandika ibindi bikurikiraho. Ni ukuvuga ngo rero izi nizo bita superscript na superscript na subscript. Ikindi rero ni ikihe? Izindi rero tugiye kureba ahangaha zikurikirana. Ni ukuvuga hano turacyari muri ya groupe ya font, tukiri muri Milan. Ni ukuvuga ngo muri ya groupe ya font tukiri muri home. Ni ukuvuga ngo rero ikindi tugiye kureba ni iki? Ikindi tugiye kureba hano ndi gukora copy, tuzareba uburyo tugenda dukora copy paste, tuzabireba hariya, ndetse ngira ngo twaranabirebye kubo twatangiranye. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha ikindi tugiye kureba ni izi ngizi harimo text effect and typography. Ni ukuvuga ngo ibijyanye noneho n'ama effect yo muri text. Ni ukuvuga ngo rero muri effect zo muri text bigenda gute? Hano muri text iyo dushaka guhindura uburyo bw'imyandikire tuza hano kuri text effect and typography. Bigenda gute? Ni ukuvuga ngo niba ari aha ndaselectinga kano, nimara kugaselectinga nze hano ninkakandaho hariya barahita banyereka zigiye zitandukanye, andi bwemeze niko ijambo ryanjye cyangwa se interuro yanjye cyangwa inyuguti zanjye ziri buhite zisona ko hariya Milan Studio irimo iragenda ihinduka. Ni ukuvuga ngo rero iyi niyo bita text effect and typography. Urabona ko hano nashyizemo effect mwanze kuri ino kano ko ku ruhande. Iyo ukanze hano ku ruhande hahita hakwereka option cyangwa se gahitamo
uburyo ushaka. Bivuga gute? Bivuga ngo rero ano matools yose dufite ako uzajya ubona kariho kano ga triangle ko ku ruhande, bivuga ko mwo imbere harimo ibindi bintu wahitamo. Urugero niba hano kuri underline hano murabona ko kariho ninka kandi baranyereka amoko y'imirongo agiye atandukanye. Hano kuri bold murabona ko nta kariho, hano kuri italic murabona ko nta kariho, na rero kuri text effect and typography ni kwango naho kariho. Hanga rero baranyereka ko ngomba guhitamo effect nshaka gushyira ku ijambo ryanjye. Ikindi rero tugiye kureba ni uburyo noneho bwo gushyira amabara mu ijambo ryacu. Ni kwango n'ubu buryo twashyira amabara mu ijambo ryacu. Hano dufitemo AB iri akantu kameze nk'akabara cyangwa se nk'agakereyo. Ni kwango rero iyi tuyikoresha ryari? Hari uburyo butatu muri Word dushyiramo ibara mu ijambo. Uburyo bwa mbere ni ubuhe? Uburyo bwa mbere ni uguhindura background cyangwa se inyuma y'ijambo ariko ijambo ryacu rikaguma muri rya bara ryacu. Uburyo bwa kabiri ni uguhindura ijambo ariko background ikaguma mu ibara ryayo. Noneho uburyo bwa gatatu ni uguhindura korone cyangwa se umurongo wose ariko ibindi bikaguma mu ibara ryayo. Ni kwango rero uburyo bwa mbere tugiye kureba ni ugukoresha iyi ngiyi yitwa text highlight color. Ni kwango no guhighlightinga text cyangwa se kwerekana text ariko dukoresheje uburyo bw'ibara. Urugero ni selectinga ino mirani yonyine nkaza nkakanda hano, ubona ko irahita igira background y'umuhondo ariko inyuma haba umuhondo, imbere ijambo ryacu rigume ibara ryari rifite. Nshobora none guselectinga iyi studio yonyine nkaza mubona ko ka triangle kariho, nkaza wenda nkashyiraho icyatsi. Ni kwango ubona ko iri jambo studio rifite background y'icyatsi. Ni kwango rero ushobora guselectinga ukaza hano ugahitamo ibara runaka ushaka gushyiramo rya background inyuma riri buhindure kuri text yacu. Rero iyo dushaka kuyikuramo tubigenza gute? Dushaka kuyikuramo tuza hano haba hari outline. Ni kwango ni amabara agiye atandukanye, shadows z'inyuma zigiye zitandukanye. Ni kwango rero iyo tugiye kuyikuramo ahangaha turaza hano tukagira no color. Ni kwango iyo tugize no color turaselectinga turaselectinga. Urugero wenda niba tugiye gufata iyi inoza turaselectinga hano, niba isa gutya tuzane tugire no color. Noneho ubona ko yatazana kandi niduselectinga ihite ivamo. Ni kwango rero iki ni igihe tugiye gukuramo noneho ya color twashyizemo inyuma. Iyi yindi rero bayita font color. Iyi font color noneho murumva ko harimo font yo noneho ihindura ya text yacu nyirizina. Urugero niba nari umutuku nka selecting no text yanjye, nkaza hano nkakanda kuri iyi nako text yanjye ihita isa umutuku. Ni kwango rero niba text yanjye yahindutse umutuku nuko nashyizemo ino font color. Nshobora no kuyiselectinga nanone nkaba nashaka ayandi mabara agiye atandukanye, wenda nkayigira umuhondo, nkayigira icyatsi, nkayigira andi mabara wifuza washyiramo text yawe. Tugiye guhindura dukoresha iyi iri ahangaha. Ni kwango nayo dushaka kuyikuramo ntago noneho tugira ngo no color kuko text yo font yacu iba ifite ibara, ahubwo turaza tugasubiza muri automatic cyangwa se mu mukara. Ushobora no kutashyira muri automatic ukaza ugafata umukara, nabwo yasubira mu ibara ryayo. Ubu ni ubundi buryo bwa kabiri dukoresha turimo turandika text yacu. Twabonye rero ko uburyo bwa mbere ari wenda dusubire mu buryo bwa mbere. Twabonye ko ari ukuza hano tugahitamo color hagahinduka background, ni kwango highlight. Uburyo bwa kabiri twabonye ko ari uguselectinga tukaza tugahitamo font hagahinduka izina ryacu. Uburyo bwa gatatu noneho bwo tubusanga muri paragraph aribwo bita shading. Impamvu nite nsimbuka nuko ngira ngo ikintu kijyanye n'amabara twese tube tucyumva cyangwa se tuzi uko kigenda. Ni kwango rero ahangaha muri shading ninza tuvuge wenda selecting ahangaha Milan Studio, noneho nindangiza nze mfate shading isa umuhondo. Ubona ko kuri shading ho iraza igafata aha hose ku buryo n'aha hatanditse naho uha shading. Ni kwango shading ishobora gufata ahantu kugeza kuva ku ntangiriro kugera aho
aho nuza urupapuro rwacu ruherera dukoresheje umutambiko. Ni ukuvuga ngo rero ubu nibwo buryo butatu dushobora guhinduramo amabara yacu cyangwa se dushyiramo amabara yacu muri Microsoft Word. Ni ukuvuga ngo uburyo bwa mbere twabonye highlight y'inyuma ariyo y'iyi ngiyi text highlight color, ubwa kabiri ni ubu ngubu twabonye ni font color, ubwa gatatu ni ubu ngubu twabonye muri paragraph bita shading cyangwa se aho bufata inoza umwanya wose. Ni ukuvuga ngo rero hano muri font indi irimo tutarabona ni iyi ngiyi bita change case. Change case rero tuyikoresha ryari? Change case tuyikoresha iyo tugiye guhindura uburyo bw'imyandikire cyangwa se uburyo twanditsemo ijambo ryacu. Urugero tuvuge nimba iyi mibare yanditse mu nyuguti nkuru ahandi akandika inyuguti ntoya, ndaselectinga nindangiza nze muri change case ngire upper case. Ningira upper case bihita bijya mu nyuguti nkuru direct, utiriwe usiba ngo ngere ujye gushyiramo inyuguti ntoya niba washakaga intoya, cyangwa se usibe niba byari mu nini ngo ujye gushyiramo intoya, cyangwa se ukuremo intoya ushyiremo inini. Nshobora rero guselectinga nanone iyi nteruro yanjye nkaza hano nkagira low case, ni ukuvuga ngo byose bihita biba inyuguti ntoya, cyangwa se ngo njya ngaselectinga nkaza hano nkahita ngira sentence case, ni ukuvuga ngo ijambo ryose cyangwa umurongo wose utangizwa n'inyuguti nkuru. Nshobora nanone no guselectinga nkaza hano nkakanda handitse capitalize each word, ni ukuvuga ngo buri jambo rigenda ryose ritangizwa n'inyuguti nkuru. Niba mfite amagambo atatu yose agenda atangizwa n'inyuguti nkuru. Ushobora no gusanga rero iyo bita toggle case, ariko iyi ngiyi ubona ko biba biri mu nyuguti ntoya, inyuguti ya mbere aba ari ntoya izindi ari nkuru. Ni ukuvuga ngo rero izi niyo bita change case, nayo dusanga muri font. Iyindi rero ya nyuma dusanga hano muri font ni iyi ngiyi ariyo bita clean all format. Iyi ngiyi tuyikoresha ryari? Iyi ngiyi tuyikoresha iyo twagiye dukoramo effect noneho tugashaka yose kuyakuramo. Urugero niba hano nashyiragamo izi za kabiri nkoresheje iyi ngiyi yanga, niba ngaha nashyiragamo izi nyuguti nkuru, niba hano nahinduye amabara, niba hano nashyizemo za shading, mbese effect nagiye nshyiramo niba zimwe ziri bold, ni ukuvuga ngo ni selectinga byose, namara guselectinga ngahita nza hano nkakirika kuri clear all format, biravamo usibye iyi ngiyi ya text highlight niyo igumamo iyo twabonye ko tuza hano tugaselectinga tukagira no color, ariko ibindi byose bivamo, yaba ari za zindi za hano za size zisubira kuri 11, bold zivamo, ibindi byose bivamo. Ni ukuvuga ngo effect yose washyizeho yigize clear all, iyo tugize hano kuri clear all formatting ni ukuvuga ngo byose bita bivamo. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha twari turi kureba cyangwa twari turi kureba uburyo dutangira kwandika ndetse na zimwe muri tools dukoresha hano muri Microsoft Word. Ni ukuvuga ngo rero mwakoze kudukurikira, video yacu ikurikira tuzareba uburyo dukoresha noneho paragraph ndetse n'izindi n'uburyo wakomeza kwandika. Turabashimiye, ni ukuvuga ngo mukomeze mukande like na subscribe maze mubone amasomo uko agenda akurikirana. Murakoze, mugire ibihe byiza.